umva rero ikintu nguhamagaye umbabarire ndabizi neza ko indari yawe ariko umbabarire kukunyisha umutwe uri kunyumva neza Gael muraho neza cyane nongeye kubasohoza amatsiko ari kuvuga ubu tugiye kubasohora filime nziza cyane ewana cyane pe muri make ni filime nziza ifitemo inyigisho nyinshi cyane n'iy'abana babiri kumva ni ukuvuga bavukira igihe kimwe umwe aba ari umwana w'umukozi undi aba ari umwana wa nyirabuja ariko barutana icyumweru so umukozi agahinduranya abana nawe bazi uburyo yabikozemo ibintu byose nyine bifashamwo n'Imana n'Nsha turabona nyine ndi kumwe na Kizigenza ari kumwe n'umukire uri kumwe n'uyu mubosi ukabura ubushobozi ya umuntu abifashwamo n'Imana akabifashwamo n'abantu n'inshuti so rero twarafatikanyije turabareka dusohora ino projet kuko nawe azayizamo nazaza twika abayobozi bamwe muri federasiyo bambwiye bati uriya mukobwa uje muri sinema nubahe bikanungura nanjye narabirebye kugezana n'isaha mfite amatsiko yo kureba iyo projet yaranunguye mu buryo budasanzwe iyo projet izaza muri projet ebyiri za mbere mu Rwanda iyi filime muri make izaba yitwa Vanilla so iyi filime rero izaca kuri channel ya Hilton Pictures. Icyo tubasaba ni bagende bakande kunzogera bakore subscribe kugira ngo iyo filime yizasohokera bazayirebe bayikurikire. Ni filime nziza, si dukorana muri projet ya Vanessa. Iyo filime kubye Vanessa nk'iciro zinga yaranangaje yaranyumije sinzi ukuntu nabivuga. Hello when I kundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi, Anna. Se Vanilla ni iki kibazo ufite? Ndaza mu nzu ntaguvuga. Nawe ndi mu cyumba ukagisohokamo. Ni iki kibazo ufite? Nta kibazo mfite. Vanilla nta kibazo ufite? Nta kibazo mfite. Urabizi ko ntajya nkunda ibintu byo kumbeshya. Sinabikubwiye kuva kera. Nta kibazo ufite? Nta kibazo mfite, zo mbigusubiramo ishozi ingana. Nta kibazo mfite pe. Meze neza njye nta kibazo mfite. Yashobora no kuba ari ndiri kungwa nabi. Naho undi rwose urakoze cyane, nawe ushaka byihutirwa rwose. Nta numwe mukiye. Okay. Namahoro ariko. Amahoro ntaye. Ubu muragenda mumenyera. Hafi byanze. Ndugureka mubwiza ukuri. Byanze. Kuba nabaho imyaka mfite n'ubwa mbere abantu bakanze muri quartier mu macatsi nandi nyuma. Sigaho kumbura inyama. Ntabwo nyine wakumva uburemere bifite gusa nyine. Ufite umuhungu ukora se n'umukobwa wawe simbona ameze neza? Cyangwa babaye abana babi bamwe batukisha ababyeyi. Umukobwa nyine ariyo mu ntara aba rimwe na rimwe. Niyo mpamvu wenda nari nguhamagaye nashaka kumfashiriza umwana w'umusore. Wa muhungu wanjye buriya akazi kaje guhagarara, afite akazi ko muri biro. Buriya pe yaranize yararangiza yaranaminuza, ariko ubu ngubu akazi nyine baje guhomba arahagarara. Rero mudugudu urabizi twabanye neza, ntekereza ko ngifite ubuzima nta kigeze nanjye nyaka ngo mbikwime cyangwa wenda ngo mbe nakwitwara nabi. Ubigiye turagize ko ari ugomba kumfasha. Nise niba rinda waritse umuntu akakujyana kwa muganga. Uya ntabwo najya kwa muganga nibisanzwe. Nta kibazo mfite.
nta kibazo cya danje mfite ntabwo najya kwa muganga. ku buryo umuntu azana ibiryo ku meza ukanga kurya nka nijoro warayitariye ugahita ugenda ukajya kuryama umuntu yaza hano mu nzu akakureba ukamureba nk'igiti sinzi ibintu bijya mbere wihangayika nta kibazo mfite. Vanessa ushobora guhisha amaso ariko ntabwo wahisha umutima kandi nta nubwo wahisha ibyiyumviro byawe. mbabarira ukoresha uko ushoboye umera umwana akazi. harya ni Neri Keri yitwa Keri wa musore muremure w'imisatsi. kumba akazi karahagaze noneho byasubiye urudubi ajya kuvoma akirirwa k'umugezi ntashobora gutaha umubwira gukora akantu ukabona ko ibintu atamenyereye nyine ntago ari ibye ukabona mbese ni ibintu birebire. ariko sinzi umuntu yareba ukuri wabumfashije twareba ntacyo bitwara. utuzi tuboneka mu mudugudu se nimba yumva ari umusore ufite courage yakora nta kibazo yakora rwose afite burya ntarangwe n'umunebwe rwose. ibintu by'umutekano wakaza mu bacungarondo buriya yabishobora aho kugira ngo yirwe yicaye ndaharyamye gusa yaba so ndabigenza ne koko inda ntwite si ya Gael gusa ndakomeza kubimuhisha kugeza ryari koko. Mana ntabare pe umfashe numva byandenze isuku guceceka ko uyu muhungu we nyirinde untera stress. Mana mbishize mu biganza byawe. ari mu irondo aboneka indi occasion kareba aho ngaho nawe baburengereye cyane pe irondo si akazi nk'akandi kose ni akazi nyine ariko nawe nyine urabyumva umuntu ni benshi si bahembwa bakinjiza amafaranga nawe ureba umuhungu usa kuriya ko gusa arusha ubwiza Bruno ntabwo ari mu irondo nk'abandi ntabonetse reka ni akazi rero ugasuzugura akazi se mudugudu nta kandi kaboneka. ese kumuhakanira ubanza ubimubwire yihakanira ibyo byanze wenda nubwo umuntu areba n'ibindi wenda tumujyane mu bishingwe gukora n'iki wenda akajya control abantu ba bandi baba bishyuza byibuze kariya ko yanagakora rwose kariya ko nanjye ukamaye nagakora byibuze. umuntu wanze kureba abashinzwe irondo azemera abashinzwe ibishingwe byibuze biragutana cyane aho biriya byenda bambara birambangamira mu mutwe. ese ubu koko mana ibi ngibi ni ibiki? ndajya mu nzu Vanessa agasohoka najya mu cyumba agasohoka kurya ntakirya kandi aratwite ni ikihe kibazo gihari? mana ndakwinginze. umudugudu mumazemo igihe kinini kandi mwabanye n'abaturanyi neza n'ukuri ndakeka ntacyo mwaba kandi mfite n'abahungu mukuru umukobwa mukuru bafite ubwenge barabona ko situasiyo zahindutse ibyo byose baryana rero buriya wari wamamagaye mu gitondo nanjye kujya ku murenge ukamaze nikoze ku murenge uzabona unyohereje umuhungu wawe kandi usigare amahoro umunsi mwiza. Hashaka ukuntu mba mbona abantu bahari abana beza ako nyine mba nibaza ikibazo bafitanye nka kibura pe. ariko rero Liza ibintu byose uvuga bigomba baguhemba uhita umva bagukandira ku kanyenyeri ntabwo bazaguhembera bagendeye kuri konti ni kashi mu ntoke cyangwa kuri ya mibare 3
MTN mpita mbona akamesaje tazanjye Cynthia mwese ubwo nzabawe kugeza ryari koko kandi ibintu utagiye nyine ugomba kugira akantu ngenera none se je ndagendera mwese buri kwezi uko nzajya mpembwa nzajya mpita ngohereza cyangwa nzaguha ukwezi kwa mbere ubundi bihite birangiye yego nyine none se uko kwezi kwa mbere ugomba kuba akantu gafatika nese uzana igihumbi mwana oya ntabwo nanjye kamwe ntabwo kitagabuza ibintu byo guturi ase yanze aramucara n'ubu ntirashira mani yarashize byonyine n'ibyo njyana byose hano se sinjye nteka nkirira ko ntawe ubirya se kareka nta nzara afite hano ugiye kureba wa muntu muri bya bintu bya business wambwiraga byo gusapurayinga ni ibintu nyine uwo mugabo ashaka gukora uriya witwa nibagiwe izina rye ariko nuriya mugabo ujya kumera nk'umuhinde si umwibuka ahubwo watinze kuba wagiye kare rero ndagiye ariko mfite ikibazo kandi ndimo ndakikubonamo urimo urantera ibibazo nta kibazo mfite wanyizeye ufite ikibazo ndimo ndabibona se wanyizeye ko nta kibazo mfite ahubwo reka gutinda genda urabizi ibintu bya business ukuntu nyine bikora so rero narabiguhariye bigiyemo genda sibyo nanjye nyine niyo mpamvu ndi kwihuta imvura irimo iragwa ariko ntabwo bibumbuze kugenda ngiye kugenda nyine nigenda mva imodoka n'undi wa mukozi yayogeje bateye indi ya white indi hari igihe nagenda turaza kuvugana ngarutse ariko ntukomeze kuba worry ngiye nta kibazo na kimwe mfite se no kugendana nubwo nasezeye nta bintu birebire genzeranye ntabwo mbazi cyane bigiye kure witware neza n'abana beza ejo bundi ushaka no kumva buriye indege bakakujyana reka kumbura uca ubwenge umva sha nimba ari ibyo ni sawa noneho nzajya nyaguha nari wamerekeza Hello? Oui, umva ni Vanessa. Keri ndagushaka none hano ngwino ndagukeneye cyane. Umva banguka. Umva iby'imvura ntabwo bireba nushaka uzunyagirwa. Ubundi se ibibazo ufite byo ni bike umva banguka. Okay. So Bivane ni sawa sha yagiye kuvoma ariko n'ubu ngubu keri rwose ntabwo araza yiyicariye kuri robine cyasa ariko keri ubu ni sangara byagoranye keri ntabwo ibintu mbikunda urabizi kuva kera nkuko biva muri iyo nkubwire iki se ko ruzi wahenze uzi ko Vanessa aramamagaye inde Vanessa aramamagaye mana yanjye ubu se Vanessa aguhamagaye se uvuga udashimishije urumva bishimije kuba Vanessa aguhamagaye ye nta kibazo mfite Vanessa aramamagaye keri ubu nyuma y'amezi 5 mumaze mutavugana ushimishijwe nuko Vanessa aguhamagaye byabaguje ese ntabwo ubwo se ntabwo ugomba kugushimisha kubera ko iyi cyose imaze gucaho ibaze ko anyibutse arankumbuye Vanessa aramamagaye umva nkubwire Mbese Gael bimeze bite se wagira ngo biraho biraho bimeze neza ndashima Imana cyane biragaragara kabisa cyane Imana ikura ku cyaho wa Imana igira neza kara gasore kabaye umugabo urakuze neza oya ni gake nyine ubuzima burahinduka ko najye nkubona somanitse kuri cafe ngo tunywa ka cyayi cyangwa agacupa ase buri hariya muhaza gake kubera akazi kenshi ariko muri weekend yari igihe njya amazi
inzobe yabaye inzobe twambaye amashene n'amacyarya ibyo nibyo ta bring mudogo guje kunsereza najyaga byumva naragubona n'umuntu wo ngubone reka mbikubwiye nta kibazo rwose karibu ndabyishimiye cyane asante sana ahubwo tuzi ibyo bintu ndibuka ejo bundi nanagiye kwa mama Vanessa ya muryango ntabwo rohe ufite ibibazo byinshi ubu nta cyaha akoze akabashaka kugukoresha reka yewe ndishinja ikiza nta kintu nishinja narakubwiye ko itarazo zakiza ngende mwitabe tuvugane wamenya ari iki wabona ari imigisha erega iminsi tumaze tumaze ko byaba ari ibyago ahantu maze kurambirwa niyo byaba ari ibyago ndaramamagaye listen numva neza uriya mukobwa ukuntu ibintu byose byagenze urabizi byose ugomba kubigendamo gakeya wumvise neza nese kugira ngo nta kibazo mfite bimwe byawe byo kugenda wasamye ibintu byose kuva ko ari amahoro ntabwo mbishaka yari yanyitabaje ngo umuhungu ngo ntagikora iki bimeze nabi kandi ngo n'uwo byishe n'inyuma ndi kumva n'ibiki nibyo cyamudogo sinzi ukuntu nyine nabigusobanurira nyine hari ukuntu wumva ikintu kibwiwe ukagifata nk'uko ukibwiye kandi atari ko bimeze gusa njyewe nyine uburyo bagiyemo sinjye wabigizemo uruhare pe nabasabiye n'imbabazi kuri Vanessa nabasabiye imbabazi ariko arabyanga ariko ni muri process yo kugira ngo ndebe ukuntu bagira gute bagaruka ntabwo nanjye nishimiye rwose kubona wayibona nyine birababaje urumva abana umuryango ubura n'ibyo kurya burya bari ibibazo bageze naho babura ibyo kurya se bageze kure ngiye duheruka dutandukana uriya muhungu wabo undi Keri afite akazi se nta kazi agifite yakoraga mu byaranze business yarahombye ubanze ukore attention ntabwo Vanessa yampamagaye ikintu uzi se ubuzima twabanyemo na Vanessa ntabwo ari umuntu wanyifuza ikintu kibi ndabizi ikintu mpamagariye ntabwo amase Vanessa ni marayika si marayika ariko ntabwo nifuza ikintu kibi ndagukunda cyane ibintu byose baba byorohereje neza amazi nezereza ibyombo imbere anyisubiza ikintu gipeke nyine mwumve ndambwira abona tuvuye ahantu genda nezereza ibyombo erega inzara yarankubise imitoma iraza aho mbonye amahirwe no Keri mbabara uko tushaka gutwumva genda maze kuva mwatandukana hano uragiye kwasura ntuzi naho batuye ubu ngubu nari ntariyegeranya pe nari nkiri mu kavuyo icyo ntabwo ari ikintu cyiza uriya mama yaragufashije nawe yaragufashije vraiment yakubereye umubyeyi nanjye ndimo ndashaka ukuntu najyayo ntareba n'ukuntu rega bagaruka iyo batagaruka ariko wenda ukajya ukora akajeste rimwe na rimwe n'abandi banazajya bakora izindi geste kugeza igihe wenda bikundiye cyane okay madame ameze neza ameze neza ameze neza nigeze mubona mu modoka yaragenda kumbura ukuntu muvugisha biraho ni ibisanzwe ndashaka umugoro umwe nyaruke muhari mwese turebe byari nta kibazo pe shaka vraiment nishimiye guhura nawe kandi namwe turabashimira umutekano wanyu rwose cyane byiza namukanye asante sana Semani, bimeze bite? sawa Asusigaye mbona ukihisha mwana? sinzabaye nayihisha nakwihisha icyuma Ese baba usigaye ugana ukazenguruka quartier yose wambaye ikabutura na sapa. ubwa mbere twabonye umuntu uri muri quartier akitembera yisanzwe akaba bivuze ko yego ubuzima burazenguruka ese ni ikaraga urabibona Mwana usigaye utembera muri quartier wambaye ikabutura warabaye imbwa gucya mwana imbwa niwe na swamu karitasi utazamenyera ntabwo ndi urwego rwawe kwego kwanje usigaye ugana n'umusatsi utagisokoza akira basinyuzamo kano karosomana nyuzamo pe oya mbabarira imbwira ntundagi gusa tubare uko tuba watiye n'ubushati n'ipantaro wikatisha hano muri quartier ntabwo jenja ntira mani ariko none n'andi makuru numvise usigaye umunyamakuru se ari usigaye uri umunyamakuru hirya bambwiye hano hirya we mani je musigaye ndi umudekarara ntabwo bizi sigaye ndi umudekarara mva yawe fa muri majiko ariko mani mviza nkubwiza ukuri basi tumunagenda nubwo basi utakisokoza pe
ureba umusatsi usigaye ari umutuku ubwanwa n'umutuku bose tumugenda uteyemo kakanga ntubiyimbwe namwe nayo gute oya je ndatuma nguha na passport yanje ndi kuyikwereka umva se arafite ndatuma pe nuko kose ngo abase na 500 urumva ugende urigwamyeho mbonye nta kashi mfite mbwira nimero yawe nuko mbwira nimero yawe ndaguhe kuri telefone ariko uteye agahinda umva ubwire ni ukuri kose izo mugeni zigirira inyoko inkiza amagambo urabyumva sindi urwego rwawe umva gira nano duhuri kumbona ngo unsaza umuhanda ameze gutya ni bwa mbere wabuhuye n'umuntu urimo kwitembera muri quartier yisanzwe ariko none numvise nandi makuru makuru ariko Vanessa baranabirukanye none nze ndebe ukuntu none mwari imana uziko ngo mwenyine muri no quartier mari bafite kiriya gipangu nanga imbwa nkahura nazo nanga imbwa isha none se nk'umuntu gutuma mwaga ikabutura gutya amana ikabutura na sabama n'inzara nandi kukiza komeza igenda sigurisha ubu mbabaje umva aya makuru ndayatwara wavuga ivuga mukagenda wambuka ariko mbase nugira ikibazo ntuburabe mpano ntuburabe ubwire ntunabwirirwe umva rero ikintu nguhamagariye umbabarire ndabizi neza ko inda ari yawe ariko umbabarire kugurisha umutwe uri kunyumva neza kandi ikindi umbabarire ibintu byo kwirirwa umpamagara oya utazaneza abantu ugomba kwishima nta muntu ugomba kumenya n'umwe ko inda ari yawe utiki sinshaka kuzansenya utiki umva mubwiye uyu mwana urabizi neza ko ari uwanjye urabizi ntibinyuze se ngo bimare ibiki nkirimenye ukimara kubimbwira nkirimenye ndava aha njye kumushimisha kuri pro urwara n'igicurane ngomba kubimenya ni ukuvuga ngo ikibazo cyose umwana azagira uzabibazwa nubimenye se ngo bikorere cyo wari n'igihumbi byibuze wabasha kuma ngo njye no kwa muganga se mubyara ntabwo mujyaniye kumurera umwana agomba kuvuka akamenya se akamenya umuntu mwagiranye ibihe byiza bikavamo imbuto ari wowe umva waramfatiranye ibyo ubyibuka urabyibuka neza cyangwa warabyibuka byari urukundo ko wigeze kunkundara atari imitwe yanyu se abanyamitwe gusa imana izamfashe uyu mwana ntazavuka afite imitwe nk'iyanyu agirwa ari urukundo wese yari imitwe mukeneye amafaranga umva uribeshya ukabivuga wowe na nyoko na mushiki wawe noneho muzabwahagirana muri kuvuga ngo muri kubwahagirana noneho nta n'igiceri cyanjye uzongera kubona muzabwahagirana isi bote nimba rero uzi ubwenge witsakuriza ugabanye ayo magambo ngenda shaka umwana uzamutungisha ikizi ndashaka umwana wanjye ariko aho ujye witwara neza amasaha yose uri aho ngaho ndasubira yose uri aho ngaho ntabwo ari kwiga uzi umwanya maze aha ngaha hanze ubundi si urimo urahengereza ese nk'ubwo ubuhengereza ibiki Gael
Vanessa, 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 Free production. nawe niba wumva warankundaga by'ukuri yo fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling mukuri ntagufite nta ubuzima